Mwiriwe neza bakurikira igitaramo nyarwanda kuri radio FM, yaba abari mu Rwanda, yaba ari mu mahanga, yaba kandi namwe muri mu Rwanda rwo hagati. Ndabasuhuje abari burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ndabakuye ngo nemuze dutarame rero. Ngaho rero abari ibwana cyambwe, yewe namwe kandi muri ahangaha hepfo dukunze kwita mu Buganza bwo hagati, Buganza bwa ruguru, yemwe n'abari rwose mu Bugesera. Ndabasuhuje, ndasuhuza umusaza Sebukeye utuye aho ku Mugote. Yemwe uraho cyane. Reka nsuhuze umubyeyi w'Inyarusange ukunda kudukurikira kuri radio yacu FM, ukunda gukurikira igitaramo cyacu. Reka nsuhuze umubyeyi utuye i Nyagasambu witwa Vicky. Ndagusuhuje cyane, mfite umugabo w'umusirikare. Ndagusuhuje rwose. Yewe nawe ukomeje kutwandikira, ndagira ngo nkuramutse. Ariko kandi ngiye mukomeje kubana mu gitaramo nk'abandi Rugira nka John wa Faranswa, Rugashaye Jabo Rutembya Unkomera yabo wa Kimanu wa Ruhanda rwa Rukazamuga Rutuza rwa Sekamana Bakambagabo Kamugabo icyase Rukombe. Nk'abandi umuhungu kandi nk'abandi umutaramye cyane. Ndagira ngo mabwire ngo mu gitaramo cyacu turaza gutarama, ariko kandi mbibutse neza ko insanganyamatsiko y'uyu munsi turi buze kuvugaho ari injyana ipimye y'amazina y'inka. Ese iyo mubibonye mubona ubungubu amazina y'inka rwose atugeza kuki? Ese mubona inka zacu zikiri izo kuratwa? Ese mubona ubwiza bwazo ari ubuhe? Reka igitaramo namwe bakuremo kandi mbahamagare neza. Reka tubanze dukurikirane uyu muhanitsi mwiza ufite injyana nziza ipimye y'amahamba ndetse n'indirimbo z'inka, agakurikizaho izina ry'inka ryiza cyane rikaba ryarasakaye aho hose. Reka mbabwire ngo mugire amavuna amavuko kandi mukomeze mwicare murange. Ngaho rero dutarame. Nabitaga ibaya kurukora bitwara ibangukiye dawuri mwijuri ya rukunga. Ngumbu y'inyagaruzi niyo mageragera yogeye inkamagaza amazi akazayigera mu nda. Narutagenda mu kimena cy'impunzi, inyana z'inyesha zihunga Ababiligi muri cya cyago cya Rumanura. Mbambura Imana mbyutse ukwa mbese ruhimbana mfizi baterekeraga iza mihana. Ngumbu y'urwirungu rw'amabere maremare, umusore wa Runyoya asa na Kirimanzira. Cyase makomi nkindi taramushengura, nagiteye giteje umukado mwibondo, umukobwa wayinyoye akazayigaramira. Ngumbu y'injaramihumba yo muzamutembe, yaraye n'izuba mu Rwongera agahera mu rwuri. Yamba ibirukwa Nyarukanga muhindira umara kibibiri, inkungu itari inkunguzi ya Rwamurima. Urumva umuhanitsi ukuntu yinjiye mu mazina y'inka meza cyane, akaba avuze ibango ryiza ry'izina ry'inka. Agira ati nanjye kera nakundaga kujya manika, ariko uyu munsi ndaza kuza gucutsa mbashyiriraho nanjye izina ry'inka ndetse n'amahamba bambi.
ariko reka tubanze tugaruke ku cyitwa amazina y'inka. Mu mateka y'amazina y'inka mu Rwanda, mu buvanganzo bwacu bw'Abanyarwanda, nk'uko yabigaragazaga, amazina y'inka bavuga yuko ari nk'ibyivugo cyangwa ibisingizo by'inka z'inyambo. Iyi nganzo ikaba yaratangiye ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro ahasaga mu 1746, nibwo Abanyarwanda bari babifitiye ubushake n'ubushobozi, bibanze ku bwiza n'akamaro kanini inka zari zifite, batangiye kuzivuga bazirata ndetse bakazirwanisha no ku rugamba. Ubwo abari kunkurikiranira ngo murabyumva, aho turi buze gukomeza tuvuga ndetse kandi tugera ku ngingo, ukumva ufite kuba watanga igitekerezo kuri iyi ngingo y'amazina y'inka, ndetse kandi ushobora kuza kutwandikira kuri www.rugirankajon_fm@www.com, hanyuma ukaza kuduha ubutumwa cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782328115, ukaza kuza kutwandikira no kuri SMS cyangwa se kuri WhatsApp ya nimero 0028157153, ukaza kuza gutaramana natwe. Hanyuma rero uko inka zatangiye kuratwa no kurwanishwa, ababyeyi n'abasaza bakuze murabe hafi mutubwire uko inka zarwanishwaga mu rugamba ndetse kandi zikaremesherezwa urugamba. Bagira bati buri mutwe w'ingabo wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka, maze umwisi akawuteza undi mutwe w'inka bibangikanye. Ni ukuvuga ko iyo inka mu mutwe w'uyu n'uyu yatsindaga, byaheshaga ishema umutwe wose ndetse n'umutwe w'ingabo biri kumwe. Ngaho rero reka tubanze twongere tugaruke ku ibanguri imwe ry'amazina ry'amahamba, maze tugaruke kongera ku izina ry'inka. Hanyuma turakomeza dutarame Abanyarwandakazi ndetse namwe mukunda kunkurikira muri Bwotamashyi. Gitari cyawitegereje bungeri binka bashushe n'imiyonga, dore Ruziga yahuye na Ruziga manzi mwene Rutinduka, Rutinyaba rutanyobagiza, unyabara inzira igana mu bafaratiri bo mu Nyakibanda, yaraye kubise ikarami ku Banyamyumba, ejo bundi Rutishama ku nindi havoma umutuku, intwari nyantwari yaraye igeze ku Ruvugizo na Nyamiyaga, isanga amazi yaho ari ibihongorome kandi ayibishyuhira, ntiyayinyura kandi ntiyayigera mu nda. Intwari irakomeza iragenda, isanga umugore Nyirankwavu abagara ibishyimbo igira ngo ni ihene zo n'imigondoro. Intwari irakomeza iragenda, igeze ku Rutsiro ikebuka Yozefu Rutamu rwo kwa Kabera, yaranamurebye iranamumenye, itaruye yari yaba umututi, nyabura mbona sinzi icyapfana na Mutembe kundi. Intwari irakomeza iragenda, icyabutse umututsi Serukamba rw'amahamba na nyina Nyirarwitemera, iti nyoba rutanyobagiza, unyabara inzira igana mu mabaraza no mu babati, kwa zina ryanga inyambo nyakuzibura, habwe nabishinga inama na Rutabura ingoga rwa Mpabuka ya Rukinga, iya Gihana Nyamihana, iya Semandwa Rwuhirambuga, iya Rwagitara imbikira mu bigo. Reka maze nanjye ngaruke mu gitaramo, ngaruke maze ninikiza nababwiye ko ndibuze kuza kubataramira, nkaza ko nanjye kubabwira amahamba n'izina ry'inka. Rega gutarama kwacu kwari ukwa kera, reka dutarame rero.
ikagira imirongo itaza abagabo impamba gutahana n'insinzi bitera ubugabo zatanze isake kubika zatanze isake kubika zatinda gisubugurura mu gitondo zafashe biri wa rubungewe twasengeye isengeye badaba rubimburiraga barwa mu ishyamba nasengeye badaba rubimburiraga barwa mu ishyamba nagushoza hamaze usengera neza kandi usengera n'uwanyu nduvugizi wacu ndazikurusha ndirakambabwiriza iwacu nyereka zawe amazina yazo kuko burya ni marabiki ziri mu gitara gitaje umukanda umukobwa w'inyoni ikamutera kugubwa neza zikaba umukara ukamenya bakanga umukanga w'inka agasusuruka zirimo n'ibihugu byiza byahogoje abatoya banjye mbe nyagirwa ntigana nayoga amagaza amazi ayigera mu imbabazi zikayishengura dore nyagirwa ntigana nayaganda umushumba akayiganduza impuye mugiye kubuvumba ruvuze cyane naruvuyanga yibonye ati cyama nanjye nkazayiba ariko nayo yagiye kuri bariyeri aho kuyirasa bakayifotora nayitambukanye mu bashumba nayisanzemo indi yanze gukabara abaporomo n'abaporomokazi ngo batazayisomeza ibinini umuhondo maze igahumana iyo nzego kabana bapadiri ngo batazayisomeza umuhondo mu katinatizanye rutimirwa zihotoye ingogo rutebera nazambaye ingeri yakebye imanzi mu rwambariro rwema zikabana n'isonga yabacumuze yatera hasi dore ko yatambutse imbere y'nyamubura nk'uyu kugera kure y'nyamugabo baranguka mu biroro maze baririmba isezera minyago ibirori kandi birabasaga isata basanga isumbi ibivuga amanywa y'ingabira yiharira nibayibonye bimbaye n'inyiri ngoma niko namanutse muhigina muhirwa n'abarinda ngondo twatabaye nta mushyitsi wa rumasha ndongozi ngome kuri gatari na muhinda nkomeza kuyiyamariza neza nizerwa n'umukazi nuza mushongera kurora impeta z'ingenzi wasanga rugema nduru niyo nkubito y'imanzi ukibagirwa gutaha ukiroreza nyamibwa zambaye maribori zirimo inkuba irakwamuza zirimo inkuba yaje muza umutwe ibengerana umutaka badatuza umuhozi nimutuza amarere haje amariza y'ingeri n'umurenzi ubasumba bahasanga intabangira bareba ijoro ry'intamata harimo intwari bati mikana rutinda miramba tota bazira urw'amashimba kandi abazi impundu itwara igima y'icyo umuherero kuri narugwiza kurinda ryakujije ruganda ntizikurirwa bizi yahitamirije imihari kabaza amaraba rikizirwa n'amariza hari rwigenza burungu rwanza dukayikira imikama inzovu y'ikigabwiye kibaga bugingo baraganira igatwika baraho gutokera batera imbibi ku munwa nuko inyamibwa isanzwe isogota na nyir'ingoma arabizi ntikanga iryo ryinka zatambyaye nukuri unkundire nkorere kuri iyi nkoni maze unkumugisha maze ndisubiremo ndumva zivumera icyo kabyara ubyaje njye nubwo ninikiza yiruka umpaye asa n'amazi ariko ndabizi data ntiyampa amahanga gasa n'ubwatsi bwazo utaza kugira ngo ageze aribeshye data azi uko atanga kandi azi uko aguhereza uri umwana mu bandi cyo tavuga ubugabuga ntangeruka we urubambye ingwara inkazararaye jewenjewe umva rero dore amazi ya nyanja na rukuru aha ngaho rero murumva ko mu gitaramo cyacu gitaramo nyarwanda dutarama tukizihirwa kandi tukaberwa maze nkurarikiye uri mahanga kuza ukareba uko u Rwanda dukunda umwambaro uko u Rwanda twambara tukikwiza ndetse kandi ababyeyi nkunda uko basokoza mbere yuko bambe ncutsa ngere mu ncutso reka mbibutse ko igitaramo cyacu gitaramo nyarwanda mwama mugikurikira kuri Radio FM naho nge ukibagezaho ni John Hakizimana ariko kandi ushaka kubona umutahira ndetse n'umu MC na MC mwiza ushobora kuba wakoresha mu bukwe bwawe agatarama dugatarama tugakesha tugatarama gatiga gaturika kandi kakaza usibye ngewe nyabuna watubonera maze kuri rwa rutsinga rwiza rumwe rutarambiranye umpamagara nkahita nkumva cyangwa se washaka kunkoraho nkahita nkumva ariyo 08 18 53
570. iyo ngiyo ibona kuri WhatsApp, maze nkakwandikira ukanyandikira ukambwira aho ubukwe buzabera, hanyuma ibindi ndaza tugatarama agati kagaturika kandi kakaza. Yari wa musore wanyu mukomeza mutaramana. Reka maze mbararikira ikindi gitaramo kizaba ku magari nkazagacinya ngandi bugira amacankingo n'inka imanzi ye mwiza intahore bara yawe bararaye nanone ngandi bugira igajungo n'inka imbarirwa kubarusha ngandi bugira ibihogo ngo n'inka y'indatirwa abahizi yawe wararaye nanone inka yacu n'umukara runyagira nduru n'umukara nyambibwa mu bakobwa izirusha imuhira urambara uteye yose intawe warara yawe wararaye nanone nkarabamaga jungu kumbure twimarihirungu nsubiza amaboko inyuma nkugaruze bugondo rwabyano intawe barara yawe wararaye nanone ngase ruhinda namayi wanyuruhimbi rwakiyana ngiyazigira nawe ngo zari zikutse mu rwamishyi intawe barara yawe wararaye nanone intawe